nzakugire ndekwe nzakugire sense urabera bose ntabwo ntakibonye zibaho ariko guhembera kurya cyangwa guhembera kunkorera neza ubu kino kizinga iyo nyijyana mu kazi wari kumbwira iki wa musenzi korana n'abantu b'imbuga gusa kandi wowe utitwahindiriza Yes, boss. Yego ndi mu rugo. Usanga iwawe se? Okay, ndaje mu kanya. Okay. Noneho ufata imodoka vuba vuba ugende ujye kudedwana zira product vuba vuba kugira ngo zibashe kugera mu baturage hakiri kare. Abaturage bazikeneye. Document zose urazifite? Ngo oya ntumwemerere. Okay, sawa. Sheri, umunsi pe. Umeze nk'umuntu w'umuyobozi navuze izina. Reka brage. Ni ibisanzwe. Uyu munsi birarenze. Sheri. Ariko byose no kubera. Urakoze cyane. Merci. Sheri. Ubundi wagira ngo ndamutse ntabwo ufite nakwambara nkabe ntabwo ushobora mbega nuko munatangiye kukumbura umunsi ugaruka kare Sheri ibisanzwe Sheri gusa nshimishwa n'amagambo meza umbwira buri munsi uko bukeye uko bwije ukambwira amagambo meza aryoshye uburyo numva nta wundi muntu numva wagusimbura. Nanjye ndagukunda cyane. Merci. Okay. Reka icyayi. Sheri, reka ngende rero kanje mu cyayi ubwo tungana nanjye. Ndaje. Dona Sam nawe amanindira. Okay. Ndaje. Allo Sam. Fatiyano ku muryango neza. Kumwicaye kwa nini? Boss. Hari mbe mu rugo se ngiye. Ariko Boss none so bakamahanga atamwicaye cyane koko. cyangwa boss tunabana. Sheri?
ngiye cyo mwereka wambaye gutyo ntabwo uri byo kazi wibagiwe ko natangiye ko nakubaye ko nasabye ko suzuma basanga nibaza impamvu utagiye ku kazi kandi uri umukozi wa leta bikancanga ugira ngo ushaka kwigana njyewe ndikorera nkorera kampani buri gihe muramubwira buri kazi urimo uzi tuzamure kampani yacu ariko reka da ibyo bivemo reka n'ibyo ngibyo amategeko bisobanuye ushobora gusanga tara ufite itari muri domene wize Jamuteza kivuga umuco witwa sawa marketing manager wa kampani uretse no kuba ari marketing manager ni n'inshuti yawe akora akazi kenshi cyane kazamura kampani akora akavunika cyane so bitewe n'igihe kirekire tumaranye abona ntabwo arazimuka ntabwo arazi umufasha wanjye akaba ariyo mpamvu rero mvuga ko bagomba kuvugana n'ibyo rwose Sam uri marayika wanjye n'umufasha wanjye bose ubuzima bishatse kuvuga ko ari ubwiki biragaragara ni ukuvuga mukunda mutisha ibintu byose hano ku isi nta kintu kimututira ku isi biragaragara kuba tuzi gukena twishimiye kubumenya tuza kwishyashya ntabwo twabikora gusa nashimisha ko dusangira ubwo buryo butumenya Ako nanone umukozi ntabwo twagenda mu by'ukuri ibintu nkorera
yo kwishimira abana ntibingerwa ko ufite icyizere kubw'iyo mpamvu rero nanjye nizeye ko ngiye kongera imbaraga zanjye zose ntabwo ngiye kandi ikindi kandi ndishimye cyane gufasha abantu Sam, ndakwemera cyane merci. Wowe sawa. Sam, tugende. Urabona dufite akazi kenshi umunsi Sam, dufite akazi kenshi cyane. Sam, ugarutse gukora iki? Kalisa umusize. yarantumye laptop yiwe yaba iri hafi se ngo yinde Yari yampamagaye abimbwiye. iki se Wari ugiye gutuma avumbura ko ngira tuzera kubera kumwanyerera. nose aramutse abimenye ko tuziranye hari ikibazo niba nta kintu bitwaye ibintu simple Wowe Kalisa ntabwo uzi. Ugiye mu maranye ntabwo uramuzi. Uriya ni umumafi. Aramutse adufashe yaducukura imva neza neza. shaha ndebera iyo laptop nigende nayo by'ubu mafiya si iki so ngiye ndoroshye akose muto sindagenda kwe hano kabisa Hano abakozi ahantu hose muratureba. ntakoze isi okay bye Sam. Twishimye.
ese watinze ko naguhamagaye kuva kare? Yes. Okay. Niyo mbona ufite fresher no munsi zata. Ngaho nyegera. Kugira nta kibazo. Ntabwo nkumbuye. Agashira. Hello boss, mwiriwe. Sam, ntuzongeye kunyita boss. Ntabwo nturi boss. Izina ryanjye urarizi, ntuzongeye kunyita boss. Rega iyo uri umugore wa boss, nawe icyo gihe uri boss. Apana, ntuzongeye kunyita boss. Umva Sam, ndashaka ko njye nawe tubonana tukavugana. Okay, nta kibazo. Sawa. Bye. Shana kuvugana na boss ibijyanye n'akazi. Mugizeho ikibazo se? Ariko shiri ubu kuko twakundanaga ku ishuri. Byose se si wowe wabiteye? None se ntaza gushaka uriya mugabo kugira ngo ntabwo ushugurikire ubone akazi byari kugenda gute? Ahubwo mbwira yigeze amenya ko ari wowe washakiye akazi? Ubwo se urumva yabimenya gute? Impango yose niyo ifite mu ntoki yarangiza akabimenya. Ahubwo wowe ejo bundi uje mu rugo wari ugiye kundaburiza. Wabonye ukuntu nigize nk'umuntu utaziranye nawe na gatoya. Hako nawe wabonye ko ntoroshye. Twamugize inzanga neza neza. Ariko sheri uracyankunda nka kera. Sheri, ufite iyo cyane. Sinzi ibintu amashyiraho. Sheri ubwo ntabwo uzi impamvu koko. Icyo ni ikikwereka ko produit za Nyirangara zadutokanye. Nakerewe. Gahunda y'isafari igeze uzagenda ryari? Sheri, ndi bize cyane ku buryo ashobora kubona umwanya wo kujya mu Bushinwa. Nafashe icyemezo cyo gutuma Sam. Sheri ko numva uriya musore atari we twatuma. Sheri, utangiye gupinga, ndakuzi utangiye gupinga. Uriya musore njye naramwizeye, ndamwizera,
ibintu tumaze kudukora ni byinshi muri kampani yacu kuki utamwizera ariko na Tom yajya nta kibazo. Tom afite akazi kenshi arimo arakora ni gute ashobora kureka akazi arimo arakora yarangiza akajya muri gahunda zacu basi niba ari uko ubishaka katumureka ari ujyayo Sheri uretse kugenda ubanza umwe naje. Biragaragara ko sawa Sheri Sheri no nizere ko wishimye. ndanishimye pe. Nishimye byataye. Ahubwo se ko mbona amasaha yagiye. Naho boss uramubwira ngo Uriya kubera ukuntu anyemera. Nene najya mu gitondo nene nasanga yasinziriye. Nene nagenda inyoni zivuga. Nta kintu na kimwe yambaye. sharahira ko rutari bwambike. Wapi. Ahubwo twigumira. Karisa ko munsi. Uzi? Ahubwo ndumva ibyo twariye maze bitangiye kushiramo. Batumiza indi nkoko akirira wowe. Kagenda ahubwo ku kantu kwanza. Zana hano mu nzira yawe. Kirasa. Kandi wowe Sobanura ibara atari yo imbere. Sabato. Sheri Oui. garuka hano warebye ku isaha yawe Shine. uvuye iki gihe Sheri, wibagiwe ko uyu munsi ku cyumweru hari inama itegura akazi kaje kuwa mbere. ntabwo nabyibuka ariko uyu munsi mwakerewe cyane Uyu munsi bateguye akazi k'ejo bituma dutinda. okay hanyuma Sheri kuri mwiza cyane pe nawe urakabya mukuru uri mwiza pe cyane nka Sheri kuko ndakureba nkumva nsinzi ukoze cyane hanyuma fora uyu munsi ikintu nakuzaniye ibintu byo gufora deodora no icyo wakije fora ikindi fondote ariko urimo kunyacisha amatsi nayo wapi ikindi nyereka nubwo nicyo ko nkunda biswi cyane cyane akarabo Sheri urumva naberwa ikintu ukunda kandi dukundana koko akarabo ndagakunda cyane hanyuma n'umukecuru ntabwo namwibagiwe nawe nkurekufora usha wabinyisha ntabwo nawe noneho ntawe uri bumukire uzi ntakunda akabanga ariko kuki abantu b'iwanyu mukunda poroduwi zo kwa Nyirangarama poroduwi zo kwa Nyirangarama nawe kuko ntubibona agira poroduwi nziza pe
turazikunda cyane. Rukuvuga ko iyo mugiye mu Ruhengeri mbese ntimushobora no kugera. Mbega imodoka ntishobora no kuharenga. Niba bigerageza ntibyakwemera. Bo hanyuma ikindi nashaka kukubwira. Ubukwe bwacu tuzabukorera mu Kagera. Reception izabera. Hariya hantu harahenze. Hariya hantu harahenze pe. Ayo mafaranga uko dushobora kuyakoresha ikindi kintu kandi cyatugirira akamaro. Sheri, ntuhangayike. Bofura arahari kandi ibintu byose yarabinyemereye. Arahari kandi azamfasha. Ubaye iki ko mbona wese utekereza ibintu byinshi ashobora. Uziko ubundi amushitanga twari turi kumwe. Amubwira ko ari mushiki we. Ariko none ukaza ukareba bofura. Koze. Wese. Isuguru kuba bari kumwe hari ikibazo kandi Sam akunda kuza no mu rugisho. Ntabwo bari kumwe bisanzwe. Bari kumwe ubona ari abantu bari mu rukundo. Ngo Nukuri da kandi umuntu ntashobora kumbeshya. Kandi si n'ubwa mbere abimbwiye. mushiki wanjye ari kumwe nande na Sam. Ari kumwe na Sam. Kandi ubona batari kumwe bisanzwe bari kumwe neza nk'abantu. Ndakubwiye ngo mushiki wanjye Mutoni ari kumwe na Sam nibyo ndi kukubaza. Ntago byashoboka. Ntago no. Umva shira umva mubwira. Gerageza kubyumva ahubwo dushaka ikintu twakora. Ibyo bintu bireke. Umva ikintu mubwira. Mbabara ndakwinginze. Ntago mushiki wanjye ibyo bintu yabikora. Ndamuzi ubuzima bwanjye bwose nabayeho narindi kumwe nawe. Kuba umuzi birumvikana nk'abantu muvukana ariko ashobora kubikora ntabikubwire nka musaza we. Ku mwanya turi gute twakabaye turi gutekereza ku kintu dushobora gukora kugira ngo mushiki wave muri biriya bintu. Njyewe ibintu ndimo ndakubwira ndabizi neza titi. Ako suri gushingira ku cyumbwira gutyo. Njyewe ibintu ndimo ndakubwira ndabizi. Ahubwo nyibyo nkubwira ndabizi. Okay, mbabarira basi ibyo ngibyo tubyihorere. Titi ibyo biganiro tubireke. Mbabarira. Kingo umuryango tugende. Moni, uyu mudamu ntabwo akunda umwana we. Mama Teta se? Mama Teta. Uku kwezi si ukwa kabiri Teta yeze muri uru rugo. Wowe ntabwo umuzi. Ntabwo araza kumureba. Wagira ngo se baba bamubyaye. Nta muwagira azakebye. Ariko mama urasetsa. Umuntu yagira impuhwe nta rukundo afite. Uretse hari ibintu ndi gukurikirana uko nabona gihamya gifatika. Bintu nyabakise kandi. Nzabivuga. Sobanura impamvu ibigutera. Ni iyihe mpamvu ibigutera? Ni ukubera ko uzi ko nkukunda cyane. Nyerurira mbimenye. Ako se ko numva wabiremereje cyane. Ni cyo gitangaza uwo wumva. Namaze gukoresha invitation. Tumaze gukora imihuri ibiri. None ngo gahunda zihinduye Sam. Abantu nzabasobanurira iki? Sheri mbabarira unyumve neza. Boss wanjye yamaye mission hanze. Kandi mu bakozi bose akoresha ninjye yizera gusa. Waretse ubukwe tukazabukora ngarutse ko. Sibyo Sheri?
ubundi ko ntabwo nabihinduraho byo kubyemera